Mwaramutse neza. Nanone hano ni kuri Kadu Studio, tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gukora telefone ya Mobicel igihe waba wibagiwe password yayo. Nyuma tugiye kureba uko ushobora kuyiformata. Ugiye guformata telefone ya Mobicel, ufata kuri iyi switch zimya, ugafata no kuri iyi switch ya volume, ukabikandira rimwe. Icyo gihe ucunga ko telefone yawe yatse. Nyuma y'uko yatse ivibuye, uhita urekura kuri iriya switch yo hasi, ugakomeza ugafata volume yo hejuru. ngira ngo muri kubibona. Nyuma telefone yawe izaka gutya. Iyo yatse gutya rero, nyuma ugakomeza ukazana ukamanura hano, ukajya ahantu handitse wipe data factory and reset. Wanza uri kubikora ukoresha volume yo hasi, mukaza hano kuri iyi switch ukemeza, hakazamo biriya bintu, ukamanuka ari hasi hari yes, mwayibonye, ukemeza. Icyo gihe ugategereza telefone yawe, nyuma bikaza bikakira hano hantu handitse reboot, ukemeza n'ubundi. Yego, ngira ngo muri kubona. Nyuma ugategereza ko telefone yawe iri bugire ite, iri bwake. Telefone yawe iyo nta password, iyo nta email cyangwa se Google account yari irimo, ubu telefone yawe birarangiye. Ibirangiye icyo gihe rwose, ibindi bibazo byose byari biri kuri telefone yawe biba bikemutse. Aha ni igihe wibagiwe password ariko telefone ikaba itarimo email. Yego, ahanini ntabwo ari kuri Mobicel gusa, ndagira ngo mubimenye no ku yandi matelefone yose. Iyo ushatse kuyiforomata ni uku nguku ubigenza. Mwibutsa hano ni kuri Kadu Studio, wowe kora subscribe, ukore share. Muri comment icyo nkusaba ni ukumbwira urifuza ko ubutaha twazakora iyihe telefone yindi. Urumva? Nibikunda bisangize n'abandi bantu ubona ariko babikeneye, si ngombwa. Kuko ariko nibaza ko umuntu wese utunze telefone ibi bintu yakabaye abizi, kuko hari n'igihe umwana ashobora kwicokoza agashyiramo password utabizi. Icyo gihe ni ubu buryo nkweretse nibwo ushobora kugira gute kwifashisha. Turacyari kuri Kadu Studio. Urabona kubera ko wayiforomase itinda kugira gute, itinda kwaka. Nyuma y'iyi video ndabigisha uko wakuramo Google email account uramutse usanze barayisizemo. Mwibutsa ko iyo ukoze telefone yawe muri ubu buryo harimo Google account, igarukamo ikakubera imbogamizi. Ndaje murabibona, ubu telefone yacu irarangiye. Iyo nta email irimo, ukora hano gutya, ugasimbuka hano. Mbabarire, hano ubu n'ubanga iyi telefone dusanze irimo iki, Google account. Ariko iba nta Google account yari irimo, telefone yari kuba igeze ite, irangiye. So murakoze cyane. Kabiri, komeza ukurikirane video y'ukuntu iyi email tugiye kugira gute kuyikura muri iyi telefone. Niba utaruzi email, wenda umutekinisiye yagushyiremo kandi umwana ukaba usanze agize ate telefone yawe ayiforomasa. Mbibutsa ko hano tubikora tugamije kwiga, apana ibindi bikorwa ibyo ari byo byose binyuranye no kwiga. Murakoze.